Hola my people, uyu munsi turi kumwe na mwarimu Trezor aho agiye kwigisha koga abantu bataragera mu mazi batazi koga habe na gato, ndetse n'abandi benshi bakeneye ko bamenya amastroke harimo nka back, freestyle, butterfly ndetse n'andi. Kandi ku bashaka gukora practice na coach Trezor wareba nimero ye hasi mu kiganiro ubundi ukamuhamagara. Hello guys, nitwa Dusabe Trezor, ndi swimming instructor hano mu Rwanda i Kigali. Nabamurera fitness point ya Rutarama. So impamvu yo gukora ino video, hari abatipe cyangwa abatipe ushobora gusohokera ahantu wasohokanye n'inshuti, wasohokanye n'abavandimwe, ukagira ipfunwe ryo kujya mu mazi utazi ko cyangwa uko uyatinya. Ndagira ngo utinyure guhera uyu munsi tugiye kubahereza base ya mbere y'amazi ushobora kwikoresha uri wenyine cyangwa waba uri hafi wawe waboneka. Turashyiraho namba yacu munsi mu kiganiro, ukaba waduhamagara tugahura nawe tukaba twakwigisha aho waba uherereye aho ari hose ariko mu mujyi wa Kigali. So icyo tugusabye ni ukuza gukora subscribe, share kugira ngo kigere ku bantu benshi, kwibuka gukanda no kukazogera kugira ngo ibiteka byose igihe dushyizeho ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye na swimming cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, icaho ibintu byinshi cyane ugiye tubona ibintu byacu mu ba mbere. So ubu rero mu kanya tugiye gutangira. Icyo uheraho kwanza mbere na mbere ugeze kuri pool n'iki, ko hari abantu benshi batazi icyo kintu, aza agahita yihutira kwita yinjira mu mazi, kandi iyo winjira mu mazi ni bibi. Iki kintu iyi video tugiye kuyitanga ku bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho baherereye hose ku isi. Hari abanyarwanda, hari abarundi, hari abanyamurenge, hari aho bari hose ku isi. Utazi ko bose bari buze kurangira bishimye basobanukiwe ko bimeze. Tira kwita binjira mu mazi, kandi iyo winjiye mu mazi direct umubiri utaramenyera amazi, murabizi no mu rugo ukuntu biba bimeze ugiye koga ntuhere ku maguru, azi ko umutima wawe wikanga ushobora gushirika ugize ikibazo umutima ugaragara. Ugomba rero kubanza ukajya kuri shower, ukagenda ukabanza ukitosa kandi ugahera ku birenge. Wamara kuva ku birenge ukagomba gukurikiza umubiri wose. Rero tugiye kugenda tubereke uko ugomba kubigenza nyine. Igihimba ubona ko umubiri uhita wikanga. Bitoje funga amazi n'abandi kugira ngo ataguma yangirika. Ubu tugiye gukurikizaho isomo ryo mu mazi. Ikindi kintu ikindi kintu twagombaga guheraho cya mbere na mbere ni costume y'amazi. Hari umuntu ushobora kuza akagira ngo mu mazi ushobora kuzana ikoboyi ukajya mu mazi, kandi ntabwo bibaho. Ntabwo wajya mu mazi wambaye ishati, ugomba kuba wambaye imyenda yabugenewe, costume zabugenewe z'amazi. Zirahari nyinshi cyane. So ikindi kintu rero tugiye gukora, tugiye kubereka ibikoresho by'ibanze winjiza mu mazi uri mu beginner, by'ingenzi ugomba kuba ufite. Hari ingofero, hari n'amarinete. So ngiye kubigisha uburyo wambara ingofero mbere yo kujya mu mazi. Ariko ikintu ingofero igufasha kuba amazi atajya mu musatsi, nk'abagore cyangwa umujama ufite nka dread, ufite imisatsi miremire, ushobora kuba wakambara ingofero. Amarinete yatuma nyine amazi atajya mu maso nyine akakubangamira. So ngiye kwigisha uburyo wambara ingofero. Ushyiramo ibiganza bibiri uruhande rw'iburyo n'ibumoso kugira ngo idacika. Ushyizemo ibiganza nabi ya ngofero birangira icitse. Twagiye guys, najya ahantu nireba kugira ngo nyambare neza. Niyo mpamvu mbayishe isura unitonze. So iyo umaze kwambara ingofero, umaze kubona yuko amazi nta hantu yaca, ukurikizaho amarinete ukareba ko neza ari muri angle nziza y'izuru. Wamara kwambara amarinete urabona ukuntu bihita bimera, ubona ko bihita bimera neza cyane. Wakumva atagufashe neza wayongera cyangwa ukayagabanya. Hano imbere hari utuntu two kongera cyangwa ukagabanya. Ikintu kigiye gukurikiraho, tugiye gukurikizaho isomo ry'amazi. Ubu tugiye gukurikizaho kwinjira mu mazi rero.
ntabwo mu mazi uza rero mbanze mbereke hano dufite profondeur urabona ko bigera profondeur yacu hano urabona ko profondeur yacu ifite 1.80 ntabwo wahita uza ngo uheremo aha ngaha kandi ari ahantu harehare cyane wagira ikibazo naho uraza ngwino guys ngwino nkurikira na kamera uraza ugahera wenda nk'urugero urabona hano ko ari metero imwe urabona ko ari ahantu wabasha guhagarara ni ahantu ubasha guhagarara niho tugiye guhera izi ni escalier za piscine ugomba kumanuka kuri escalier neza bitonze urabona ko ninjiye mu mazi banza ukayamenyera tugiye guhera ku isomo rya mbere mu mazi urabanza ukiga guhumeka reka twige guhumeka byitso tugiye kubanza dutangirire ku kwiga guhumeka ndabanza njyemo byibura amasegonda 5 agenda azamuka byibura ku buryo tubiruze kurangira byibura ngeze ku munota so systeme ya mbere yo guhumeka urazi niyo ugeze ahantu hari ibintu dispose ibintu binuka hari ukuntu ufunga umwuka ugafunga umwuka ufungiramo imbere mu bihaha ugafunga umwuka ukawufungiramo imbere aho hantu kugira ngo hanyure ndazi ko ari cyo kintu cya mbere ukora rero nicyo kintu tugiye kugenderaho turebe ko wagenda twatahana isomo ry'uyu munsi twagiye iyo uguyemo urabanza ugafungura cya gihaha wari wafunze ubanza ugahumekaho gatonya ukongera ugasubiramo urabona inshuro imwe inshuro ya nyuma dusubiremo inshuro ya nyuma Okay. Ibi iyo birangiye ikintu gikurikiraho tugiye noneho gutangira kwiga icyo bita floating. Ikintu kigiye gukurikiraho guys tugiye kwiga noneho uburyo wa mutwe ushiramo ugafunga umwuka kwa kundi twabyize ugafunga umwuka ibindi bihimba by'inyuma birizamura umutwe uzamura ibihimba byose umutwe niwe base icyo kintu tugiye kubereka guys. Iyo ibihimba byose bimaze kuzamuka ntabwo upanika ushaka guhagarara mu mazi nta muntu mu mazi uvamo kamaze mbereke nta muntu uvamo ngo akuremo agatuza bwa mbere iyo ukuyemo agatuza ntabwo bishoboka warohama kamaze mberekeho gato ikintu dushaka kubereka ntabwo mu gatuza ugiye guhagarara ahantu ureshya naho ntabwo ukuramo agatuza bwa mbere mu mazi ukuyemo agatuza bishobora kuba byakubyarira ikibazo kandi wibuke neza guys yuko twavuze yuko wowe uri kwihereza iki uri kwihereza isomo ry'ibyo warebye rero cyo rero ugomba kwirinda ikintu cyose cyabyara risk niyo mpamvu ndi kubikwereka ibyo bintu hashobora kuba ahantu uri nta metre na jero hari cyangwa ahantu wasohokeye ariko mu gihe atari hafi nawe ushobora kuba wakirwanaho ugiye kwiga ukuntu wahagarara ugiye kuvana mbere ko ikosa rya mbere wakora mu mazi rikabyara ikosa rero no kwiga ukuntu uhagarara mu mazi so utandukanya amaguru ugatandagaranya mu kinyarwanda cyiza kugira ngo uhine amavi neza iyo uhinnye amavi amaboko uyagarura inyuma kuko uhagarara neza twagiye guys urabona ko mpagaze neza nta kibazo na kimwe kibaye ubu noneho ikintu tugiye kwiga floating rero uko imeze
Okay, guys, tugiye kubereka noneho ukuntu utangira floating, icyo bita floating. Tugiye kugenda ngere hariya, ngiye kubanzamo umutwe hagati y'amaboko, kuguru ku gikuta kugira ngo pushinge igikuta kugira ngo ngende. Twagiye guys, ni n'amavi kwa kumwe naberetse. Twagiye gusubirayo inshuro ya kabiri n'iya gatatu, tujye byibura twiga stroke ya mbere. Stroke ya mbere tugomba twiga kick, twiga kick, sorry. Twagiye urabona inshuro imwe, okay. Twagiye umubigina agomba kubanza akagaruka hano hejuru kugira ngo twige kick. Icara hano, so akarambura amaguru, agatsitsi agomba kumekinga sure tutari arambuye. So agatangira agakubita amazi, apana guhina mwivi, biriya mwivi ntabwo biba, ahubwo kurambura amaguru. Sifuna kwawe tukaba straight, kamera nk'umuntu uri gukina, abantu bakinnye football barayizi, bahita babyumva ko umuntu akina jongo. Muri football twakinga amazi cyane. Aha, iyo niyo kick. Noneho tugiye kuyikorera mu mazi. Okay, kuyikorera mu mazi, ndongera nambara ya marinette yanjye neza kugira ngo amazi atajya mu maso. Tugiye gutangira kick. Guys, ndatangira floating, nyuma nkurikizaho kick. Kakaguru ngomba kumekinga sure ko kari ku gikuta. Okay. Kick. Zambuye amavi. Ikosa rya mbere wakora kick yawe ntigende. Burya reka mbereka akantu kamwe, ushaka gukora ikosa ugahina amavi. Iyo uhinnye amavi kick yawe nta kigenda, nawe wumva ko bikubangamiye. Kankore nk'urugero nice kick mbishaka. Murebe. Ngaha ntabwo kick ntabwo yagenda pe. Ahubwo ugomba kurambura akaguru. Like kamera nk'umuntu ushaka kujya muri football. Twagiye kandi ngo mbikore neza. Okay guys, nkuko twabivuze, iriya ari base ya mbere ibyo duheraho tugiye gutangira kwiga koga. Ariko ubu ngubu tugiye kwiga stroke byibura ya mbere. Impamvu ariyo stroke tugiye guheraho, tugiye kwiga stroke yitwa freestyle. Impamvu freestyle ariyo tugiye guheraho nuko ariyo nyogo igorana, iri complique ukuntu. Rero iyo wayimenye, izindi nyogo zose zisigaye ariyo bita breaststroke, ariyo bita butterfly, ariyo bita backstroke. Izo nyogo zindi zose zo wazimenya, ukazimenya bikoroye kuko wabanje guhera kuri freestyle. Tugiye kwanda twiga rero stroke, turi buhere turahera kuri stroke yitwa freestyle. Hari abantu bayoga mu buryo butari bwo, tugiye kwiga neza ku murongo nyine kuri iyo stroke twayiga. Okay guys, twagiye tugiye kwiga iyo stroke duhera ku maboko. Guys, akaboko kawe ugomba kumekinga sure ko intoki zawe zegeranye. Akaboko karagenda gashyira amazi, gakora ku ikabutura, kagaca ku gutwi, kakagaruka, kagenda kushura ugutwi, akagaruka imbere. Okay guys, somo twari tugezeho, tumaze kwiga amaboko. Tugiye kwiga noneho uburyo byose wakombinira hamwe amaguru, amaboko. Ikintu cya mbere kidahagarara ugomba kwibuka kuri freestyle, kick ntabwo ihagarara. Kick igakomeza ikayikora,
kugira ngo kiki ihagarare amaguru yahagarara. Twagiye guys kubikoreshereza rimwe byose. Okay, turasubirayo. Okay guys, urabona ko kiki yanjye ntabwo iri guhagarara. Kiki irakomeza igakora, amaboko nayo kamekinga sure yuko like this kagahushura ugutwi, akaboko gahushura ugutwi, Okay guys, tugiye kwiga noneho uburyo wakwiga guhumeka kuri freestyle. Turi ku isomo rya freestyle, kaniga guhumeka. Okay cameraman, hariya nawe uri bumfate neza. Okay, ngiye guhora ku ikosa. Navuze ko ngiye guhera ku ikosa. Ntabwo najya guhumeka ngo ngire gutya. Ntabwo bibaho. Aho ngomba guhumeka. Aho ngaho urabona ko aba ari sawa. Aba ari sawa cyane. So iyo birangiye hari nk'ukuntu amazi ashaka kujya mu zuru ari koga. Ukuntu bigenza ushobora kujya munsi mu mazi. Ukakuramo amazi akubangamiye. Okay, nibyo byari isomo rya freestyle. Murakoze cyane guys. Okay guys, murakoze. Isomo twize uyu munsi twize freestyle. Tuyize isomo ryiza cyane. Ndakeka mwaryohewe cyane. So ibiganiro byo biracyaza ari byinshi cyane. Ntabwo ibiganiro birangira, ni amavideo menshi cyane tuzakora yo kwiga koga. Ubaye ugize ikibazo cyangwa ugashaka ko twagufasha, waduhamagara, turaza gushiraho ikiganiro hasi, uraza gupininga hasi, urabona aho namba yacu waduhamagaraho isaha iyo ariyo yose twakuvugisha cyangwa twabonana aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali twabonana. Sasa murakoze cyane.